gikobwa wari ubizi ko ari inzoka se si ya inzoka ba ejo bundi nagiye cyane sawa ahubwo wowe ko harungiye hose byari bigenze ko urangiranganyije ko ibi bintu akaba ari akawunga mvuye kwayo none se ngewe ndi itegereze umwana urebe ako kawunga ubwo kame ariko mbona nagukumbuye wowe ubona bimeze gute waranyibagiwe usigaye nancaho ntumvugishe aho bakubunga kazana igihugu atetse umwana ariko se byo karakasheri wawe erega ibuka nanjye nigeze kuba sheri wawe turanabyarana tegereze neza urebe ko utanze ariko urabizi wowe twahuye hari n'abandi mwahuye oya ikimenyetso muri uzando ureba nta muntu ujya hakana umwana itegereze urebe uyu mwana se si uwawe nuko rero none se urabizi navuye mu rugo nganiye na madamu oya nanjye ndi madamu ahubwo ihangana ariko mbona nagukumbuye ntacyo gatwara ariko uzambikira ibanga oya humura nzakubikira ibanga ntureba urakoze rwose none se turajyana mu rugo ariko mbona nagukumbuye reka turajyana oya urugo mabarira tuzabifatira umwanya oya ariko n'ubundi twajyana ntabwo watinda na madamu wamureba hari ikibazo se twajyana n'aka kawunga umbwiye twajyana na keza rata ni keza kameze neza tukajyana no kugasangira karanahumura we twajya no kugasangira ariko na madamu nta kibazo wajya kumureba none se hari ikibazo reka mbana nabo oya reka ture tubyihoreye zabishobora ko muhaye akawunga kaba nabo umudamu we ndibuze kumubwira ariko ridefana salamu mwanya wanjye salamu meze bite se cyane ntabwo mwana umunyarwambwiraga mukamana ngiye kuzansengera hayi cyase shaka ibibazo ari ibibazo ciye n'iwawe rero nsanga madamu abana bavuye ku ishuri nyine harababwira ngo nibasubireyo ngo nta bityo bihari umva bimbayeho rero ntajya ndi kuva aho nari mvuye ku kabutike nyine hari akwa kazuba ubwo ndaza mu kugera mu nzira nsanga turahura ubwo akawunga baragatwara akimara kugatwara natekereza ubu ndinjira mu rugo gute ubu ngubu byancanze buriya ubonye iriya nenda gusara neza uretse mwereke nawe kino gikobwa wari ubizi ko ari inzoka se si ya inzoka ba ejo bundi nagiye ku Cyangarama hariya hirya ngira ngo urahazi kuri ya hoteli handi bita ngo ni kuri 5 star bro namuguriye inyama mugurira amayoga ariko tugeze mu gitanda nzoka amahirwe nagize nuko itandiye nawe rero hari igihe yazahinduka injangwe muri kumwe ibyo ngibyo reka nze mbikurangirize manu uramuti urabizi igihe tumaranye nubwo nari mbizi neza ariko twabyaranye umwana katabaye inzoga icyo gihe araba inzoka ubu ngubu aya bro reka nkubwire ngiye nkubwize ukuri mbese ko mubyaranye ukaba utangiye no kumuhahira abana bari kuva ku ishuri bakicwa n'inzara uri kumva uri mugabo nyabaki uriya mugore wawe reba iriya nzu si yagufashije murayubaka amaze kugufasha murayubaka none utangiye kumuca inyuma utangiye kujya mu nshoreke bro ibintu urimo rero ugiye kwikubita agati kubiri urabizi nawe ndamukunda
ariko nanone ntabwo wahora ahantu hamwe. oya reka nkwere Ntabwo yenda kuba inzoka mwa. genda bagukubite urumva baragukubita shahu sha Nta kibazo nziza. umva shahu wowe ariko mana ajya nk'ubu navaga mu rugo njya hehe koko mu rugo ko nabonaga icyo nshaka nkarya icyo nshaka ubu koko ibi ni ibiki koko reba nk'igihe umugabo yagendeye koko naramahira ubu se ndirirwa ubusa koko kandi ubu naza aranunganya mbaza ibiryo koko mana ubu nzabigenze ne koko mana ko ndaye koko mana mu rugo nabonaga icyo nshaka ahubwo ndabona n'ahantu hasa nabi reka njye kuza mu buru uriya muhungu twahise urugo rwiza yewe mwiriwe ndaho kubere cyane nose mugenzi wawe ari hehe mugenzi wawe ari ahubwo ntaribagirwa ndashaka Sikayi hari akazi muboneye mubwira aje mubwire nose ko yagiye mu gitondo ngo agiye guhaha wa muntu we ubu ndabigenza umugore we ntago aragera hano none se uramwumpisha yansize mu buriri ngenda kumutwara iki se maze mufungurire oya ngiye Sikayi igihe twahuriye agombe kuba arahangaha nawe ni ukuri twahuye avuye guhaha afite akawunga ahagararanye na Mukamana wajya yabwiye ko agiye guhaha akawunga ariko numbaza akawunga yagashize kuva saa moya za mu gitondo aracyari kumwe na Mukamana yansize mu buriri nasinziye akawunga se kakateka ryari dore ukuntu inda yabaye wamuzanye ubona nariye koko Sikayi arimo uza agahinda mfite humura akawunga kawe nta kintu ngashaka urushaka ko mujye mwenyine mu bimare ariko urashaka oya Sikayi ni ukuri yamuhemukiye mba namuguhaye nakamuguhaye ariko ntaho hari sinzi aho yagiye none se ubu akazi namuboneye bagaha abana nushaka ugatanga nta kibazo ingo z'iki gihe munyime ngaho nawe urimo uzi n'ahari ko mwabaga muri kumwe se yaba yagukikiye he yari kumwe na Mukamana afite akawunga cyangwa mugumana ubwo uwo Mukamana se n'uwa he araza kugusobanurira ubundi nakamuheranye ubu nahinguka mu rugo ute nk'uko abyara Sikayi komera iri kugushakira iwawe kumbe ntabwo urahagera mwa ati horohorore wa mugabo ibintu muya nabyo muri iki gitondo bigenze bite urabizi Mukamana naramwirinze kuva kera nabonanye mu gitondo ubwo rero mu gitondo twahuye mu guhura arambwira ngo kijya gihe sha namuteye noneho nakawunga nari mvuye guhahira umugore nagiye mu gitondo kare ka kawunga bakakwatse kera bakana uri kigabo rero bahaye nyine barakwica umugore arakwivuye iwawe yarakaye oya ndabizi aramba mama n'umuntu ubusize namuretse kubera yari yanyemeje yangosoye nanengekaye ubu uyu munsi ariko mwana natwe ntitukajye turenganya abagore reba nanjye amakosa yanjye amaze kungera nsigaye ninjira mu rugo ndi gukebera Sikayi rero bwiza ukuri muri iyi minsi ibintu byakaze njyewe ejo bundi hari ikigore narongoye ibintu nabonye nagahoma muntu umugore ufite ikirenge nk'icy'inka sha ubusambanyi bureke uzi ko Munyonzi nawe yabimbwiye ngo hari uwahindutse cupa ni inzoka yakubeshye ni inzoka yambwira usibye ko njye bitewe nuko nabyitayeho nanze kubiha umwanya niyo mpamvu nari mvuze ngo ni ariko ibyo bintu wasanga bikoranwe wasanga ari ibyo bintu ubwira nibyo reka ubusambane reka ejo bundi bazahinduka igihe nzandeba ukuntu uzitwara none uzatsindwa mu izina ryanjye none se umugore uramubwira ngo shyira icyo nicyo kibazo dore buriya duhuye
hariya nawe ni gutekereza mbarahari cyangwa imbara urari mu kigunda cyane none ko ibyaha biba aha baguhaye ibyo kukarabara rero gerayo ngo nzarumva ibyanyu wereka ngerayo n'ubundi aho ugabanye kububamwa rega n'ubundi nubwo nihagazeho baranyica ariko nakundi reka nihagarare yewe madamu wiriwe ariko ibibazo navuze nabyo muzira banyambuye rwose banyambuye ntiwareba ubwo si tubanza ubimbwira ibyo wahasha se biri he nabaye ngeze kwa kazungu hariya ariko uzi ko amakuru nayafashe amakuru indaya mwari muri kumwe iri hehe wabitanze ariko indaya he dore ngo kiragira isoni banyambuye subirayo ujya kuzana ibyo guteka nose umuntu arirwa atariye reba aho amasaha ageze urabizi ndakwemera rwose uranyemera ibyo turabireka genda unsigire iyi nzu ubuzima bwenyine nari twasezeranye kuzabana mu byiza no mu oya ibyo byarangiye ngenyeneye ibyo wari wagiye guhaha urabizi rwose ntacyo nakwima icyo nawe ufite cyose urabizi twagisanga oya nushaka ubiruke nushaka ariko ubiruke se ngenda ndakwiyamye jya kwenda ibyo guteka ibyo ukuva mu gitondo nibwo utashye umuntu w'umugabo aya masaha ariko ihanga nanjye w'umugore sinjya naha amasaha ugatinyuka none wowe wagiye guhaha ubwo se uzi ko turi burarire ariko se twabipfa nutazana ibyo guteka nukubite gukubita kanya papa wawe naza ndamubwira ikibazo No. Why are you running? cya kigore cyari cyihishe ariko mbere ko nihagararagaho ni ukubera cyangwa ni ibyaha byinshi ibyaha ni bibi niza amahirwe mukamana akanyakira sinazongera gufata ibintu by'umugore ni icyaha ndabibonye n'amadayimoni yazagukuriza mani mfashe ashira imbumu ngende meze neza bya bintu byo kwiruka maragure ngende neza abiza aranyakira sinamuguriye akawunga kama mwiri neza amakuru se ko mbona uri kuzamuka neza narije kukureba nyine aribyo nashaka kugira ngo tuganireho yewe nanjye narijyanye umwana kwa muganga ariko nta kibazo niba ushaka ko aricyo tuganiraho reka twicare hariya hatuje hanyuma tuganire ariko se amakuru y'iminsi abagabo barabona ariko nta gute wewe ntabwo wamenya ibyambaye yarakwishe byagenze gute se ya kawunga naguhaye ari mvuye kuyimuhahira nyine namubwiye ko ngomba wimushyira none se reka ziramureba ngo yarakwishe kubera akawunga se hanyuma se njyewe ntabwo ndya nase undi uriya mudamu mwari mwabyarana twari twabyarana nyine
nuko rero ninjye twabyanye ubwo rero nimba yakwirukanye niba wanzaniye akawoga ugombaga kujya guhaka ukamushyira ubwo ndumva nta n'amafaranga ufite ubwo yakwirukaniye yuko uri umushomeri naho nubwo amaherezo iryo wawe nyine ngo twibane cya kijyage si wari ukubwira muze reka njyewe nagukundaga kubera amafaranga kubera ko watangaga iposha wampahiraga none ubwo niba yakwirukanye kubera ko nta mafaranga nta n'akazi ubwo se naba ngutunze mwe kandi twarabyaranye reka nose kuba twarabyaranye amaherezo udahaha biraza kugenda ntabwo ari uwanjye aha nuwo danuna nimujyanye kwa muganga ngo muvuze ahubwo nari ngiye kukwaka amafaranga yo kumuvuza kumbe bimeze gutyo madamu kurakara uhinduka bimeze bite ko njyewe ntahinduka urabona we niba umudamu wawe yakwirukanye n'igipemeri kandi wumva nta kazi ufite nta n'amafaranga ese ntiwemera kugenda utera ubwoba reka njye ntabwo nabyemera ko njyewe niba wampaye ifu ugataha mu rugo iwawe ntacyo umushyiriye bikaba ngombwa yuko kwirukana nanjye ntabwo nakwemera habe nambara ubwoba reka ahubwo abantu mutazi ibyo bari nk'ubwo rero umugore arakwirukanye uje ubebeta hejuru y'agafu wampaye ejo bundi kangana gutya uje kundeba ntabwo nakwemera byo banarakumbwiye yuko nanze kumva ubundi amatwi atumva yumvirije se oya genda ndabimenye ngiye kumwinginga niyanga nawe ubwo nuko genda wiginga umugore wawe amatwi atumva aba ari mu rupfu